reka rero dukomeze tubashimire inshuti bene data mukomeje kudukurikira kuri urubuga rwa niwe gusa. N'ubundi ubushize twaganiriye ku buryo virusi yaje mu bantu, tubona n'icyagiye gikuza ibimenyetso cyangwa ni nk'ibyuririzi. Uburyo icyaha cyagiye gikura kikagwira mu bantu, kikagaragaza n'imbaraga zacyo, n'uburyo amategeko ariyo mbaraga z'icyaha, niyo atiza icyaha umurindi, niyo atuma ibyaha bigaragara mu bantu. Kandi tubushize twabonye yuko Imana yatanze amategeko kugira ngo umuntu yimenye, amenye ko adashoboye, amenye ko Imana ari Uwiteka, ko ari yibashije, ko ari yishoboye, kandi ko umuntu atabasha kwikiza. Uyu munsi rero n'ubundi turakomeza ikiganiro cyacu kirakomeje. Abanyarwanda nibo bavuga ngo nakagaruka. Uyu munsi turakomeza kandi tugiye kureba uburyo abantu batsinzwe bose imbere y'amategeko. Ese haba hari umuntu wabashije kuyatsinda? Ese haba hari umuntu mu bayahawe Mose ayaha Abisiraheli wabashije kwesa umuhigo? Kuko iyo ukoze ibitegetswe n'amategeko niho wita ko ukiranutse, niko gukiranuka. Ese hari umuntu wabashije kubahiriza amategeko akitwa umukiranutsi mu bantu twabonye, mu bo Mose yayahaye? Mbahaye rero karibu muri kiganiro. Njye ni Bernard, turi kumwe na Emi na Jean Pierre. Dukomeze. Ngira ngo nk'uko bivuze twabonye ibintu byinshi, kandi urebye ibyo bintu byagiye bikurikirana uko byagiye bibaho. Haba gukora icyaha kwa Adamu, kuko Adamu yakoze icyaha abantu, ariko twagaragaje ko nubwo abantu babyumvaga atari ko byari biri. Icyaha Adamu yakoze cyari ukutizera Imana, hanyuma cyera imbuto z'ibibi nyine. Ibikorwa bibi tubona hano, ibikorwa bibi tubona hano hanze ni imbuto z'icyaha Adamu yakoze, kandi twese twaracyanduye. Ariko nubwo yari afite icyaha ntabwo yabimenye. Byabaye ngombwa ko Imana imenyesha. Ubwo nimvuga Adamu abantu bakajya bahita bumva Adamu nyine nk'umuntu umwe. Abantu bajya bumva abantu bose. Nimvuga Adamu ngo yakoze icyaha, byumva abantu bose bakoze ibyaha. Nimvuga ngo Imana aje kumenyesha Adamu icyaha cyangwa se mwene Adamu, nubwo ni abantu bose. Iki twerekanaga rero ubushize, twerekanaga ko Imana yatanze amategeko kugira ngo umuntu agaragare ko ari umunyabyaha. Kuko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire. Kandi mu bindi byanditswe naho Pawulo yigeze asobanura ko amategeko niyo agaragaza ibyaha. Ngo rero uko twagiye tubikurikiranya ni ukugira ngo nibura tugeraho tugaragaza ko umuntu yananiwe gukiranuka. Umuntu wese yagiye munsi y'umurongo wo gukiranuka. Nta muntu wigeze ushyigikira gukiranuka abiheshejwe nawe ubwe n'ibyo akora cyangwa se no kubahiriza amategeko. Amategeko niyo yabaye igipimo cyo gukiranirwa k'umuntu, ku buryo adashobora kubihakana, kuko amategeko yo iyo uryishe, nk'uko tubibona muri Yakobo igice cya 2, urwandiko rwa Yakobo igice cya 2 ku murongo wa makuba ari nk'uwa 10. Yakobo ibice 2 umurongo wa 10 niba nibyo. Ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Urumva hano amategeko yo yari na menshi. Burya amategeko nawe wakubahiriza yose, ariko ugasitara kuri rimwe nturyice, kugica ukabyihorera. Ukarisitaraho gusa bikanyeganyega. Ubwo yose umurongo uhita unyuramo ngo
uyishe yose n'ubundi. mbese ni uko wafata ikirahure cy'amata kuko biriya tugira amategeko ntayera abantu batabyumva gutyo amategeko ntabwo ari mabi ikirahure cy'amata ugashyiramo agatonyanga kamwe wenda k'amaraso amata yose ntaba yangiritse se aba yangiritse n'amategeko rero ntayera ariko gusitara kuri rimwe gusa ubwo uyishe yose ese buriya wari uzi impamvu uyishe yose ni ukubera ko buri tegeko ryose igihano cyaryo ni urupfu ni ukuvuga ngo noneho tuvuge wenda iyo usomye wenda mu mategeko y'umunsi ugasoma wenda tuvuge urugero niba umuntu wafashwe asambana igihano cyacyo cyari guterwa amabuye ni ukuvuga ngo rero udasambanye ariko noneho ukica isabato nacyo igihano cyacyo ni iki ni urupfu nacyo ni uguterwa amabuye ukarinda upfa none rero ushobora kuba utarasambanye rero ariko ukajya gutoragura udukwi ku isabato nyine nk'aho mukecuru bafashe ntabwo tujya tubisoma ni ukuvuga ngo ntabwo Imana iri bwongere kukubwira ngo ubwo utasamba ubwo wishe isabato reka noneho uzareke gusambana ubu uri umukiranutsi ibyo nabyo ubu biretse ntabwo yakongerera itegeko ryo kudasambana kuko yabanza iguha igihano wabanza ugapfa noneho ubwo kandi byaba birangiye ntabwo waba ukigarutse niyo mpamvu kugira ngo itegeko ryose urisitayeho gusa yose urayishyira ko n'ubundi ntabwo uri bubone ubushobozi bwo kugira ute uguza kubahiriza ayandi kandi nanone ni ukuvuga ngo iyo uryishe rimwe mu buzima ntabwo ushobora kurigorora kundi ubwo amategeko yose uba uyishe ibi bintu rero nibyo dushaka kwerekana ko abantu bose unyokomuntu yose ntabwo yakiranutse gukiranuka byarananiranye we nta tegeko nawe ubona ko umuntu yayamanika cyangwa ni intege kuvuga ati ubwo rero mwege muratsinzwe ubwo ni ububwa reka njyewe mpatane hari abantu bajya bavuga ngo bayashobozwa na kirisitu ntihaba hariho uburyo umuntu yabyitwaramo amategeko yose akayashobora ari amategeko ya Mose cyangwa gutsindwa nibwo bugabo wowe Jean Pierre arabivuze ngira ubwoba kabisa amategeko yaratunaniye pe niyo mpamvu twizeye tuzakomeza tubivugaho niyo mpamvu twizeye ubuntu Zaburi ya 14:2 aravuga ngo Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Umurongo wa 3 aravuga ngo bose barayobye bose bandurijwe hamwe ntawe ukora ibyiza n'umwe. Icyo yashakaga ngo ni kugira ngo abone areba abantu ari mu ijuru akabareba bari mu isi yifuza kureba iki kugira ngo amenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Ngo bose barayobye nicyo gisubizo yabonye. Yego yabonye ko bose barayobye bose bandurijwe hamwe ntawe ukora ibyiza n'umwe. Emi rero adusubije hamwe twavugaga bose bandurije hamwe ni hamwe ni inkomoko ni iri so mu by'ukuri byaranze pe umuntu abaye umunyakuri wese azi ko byanze kandi mu byanditswe hose tugenda tubibona pe. Niyo mpamvu rega ubundi kwemera ko umuntu hari aho byageze Imana itanya kubwira Abisirayeli ngo icyo mbashakaho nuko mwemera ko muri abanyabyaha. No kuvuga ngo nabahaye amategeko umuntu bamuje kwanga ko ari abanyabyaha no kuvuga ngo nabahaye amategeko mwemera ko muzaya kurikiza ariko byabananiye no kwemera byanze icyampa rero mukemera ko abananiye mukemera ko muri abanyabyaha byabananiye. Uko hari byanditswe byinshi bivuga kuno amategeko yananiranye cyangwa se gukiranuka umuntu gukiranuka byananiranye ngo wenda kandi abantu nibo beyemereye kuzayubahiriza ariko birabananira. Mose yabaha nicyo bakoze bavuga ati tuzayubahiriza tuzayakurikiza kandi bibuke ko byari ukuyubahiriza nabo bakabona umugisha bayica bakabona umuvumo. Ubwo rero nuvuga ngo bavuga ngo tuzayubahiriza bari biteguye umugisha uri mu kuyubahiriza. Ariko ikibazo
ni uko amategeko bayishe nubwo bayishe rero cyabaye igihano simusiga cy'uko amategeko abantu yabananiye kandi ko gukiranuka byanze. Reka dusome muri Ezekiyeli igice cya 20 13 ngo ariko b'inzu ya Isirayeli barangomeye bari mu butayu. iyo ni imana ntibagendera mu mategeko yanjye kandi banze n'amateka yanjye ari yabeshaho uyakomeje n'amasabato yanjye barayaziruye cyane. noneho si no kuyazirura gusa ahubwo hariho cyane ni cyane. urumva ko hano amategeko biyemereye ko bazakora barayaziruye, yarabananiye n'amasabato barayazirura. wenda aho ngaho aho n'abadukurikiranye cyangwa abadukurikiye babasha kumva, babasha kugira ngo nabo Bisiraheli ba kera. ariko mu byakozwe n'intumwa ibice 15 reka tuhasome ibyakozwe mu bice 15 umurongo wa 7. byakozwe n'intumwa ibice 15 umurongo wa 7. ni inkuru zitubwira uburyo abayuda bagiye kwigisha abanyamahanga ari bo twebwe abatari Abisiraheli ku mubiri. bagiye kwigisha abanyamahanga amategeko. kandi urumva bihaye mu gihe cya ba Petero bajya kwigisha abanyamahanga amategeko. ariko turaza gusanga Petero ababwira ati ayo mategeko kandi muyagaruye muti. reka dusome ku murongo wa 7. haranditswe ngo abayemboranya nyinshi haba 7. yego reka duhe kuri 6. intumwa n'abakuru bateranira kujya inama y'ayo magambo. naho Petero Pawulo yaraje kubabwira uburyo yabonye abayuda baza kwigisha abanyamahanga iby'amategeko. ngo intumwa n'abakuru bateranira kujya inama y'ayo magambo, habaho imburanya nyinshi. maze Petero arahaguruka arababwira ati, bagabo bene data, muzi yuko kera Imana yantoranije muri mwe kugira ngo akanwa kanjye abe ariko abanyamahanga bumviramo ijambo ry'ubutumwa bwiza bizere. Imana irondora imitima y'abantu yarabahamije ubwo yabahaye umwuka wera nk'uko yamuduhaye natwe. ntiyashyiraho itandukaniro ryacu nabo, ahubwo yogesha imitima yacu, yogesheje imitima yabo kwizera. umurongo wa 10 rero, nuko niki gitumye mugerageza Imana mwikoreza abigishwa imitwaro ba sogokuruza batabashije kwikorera, ndetse natwe nuko. wabyumvise? Nuvuga ngo muri iki gihe guha umuntu amategeko ni ukugerageza Imana, kuko umuntu yamaze gutsindwa, amategeko yamaze gutsinda umuntu. n'utaratsindwa nayo icyifuzo tumusabira ni uko yageraho amategeko amutsinda, kuko niko Imana yayatangiye. ngo yayatangiye kugira ngo akanwa kose kazibwe, buri wese atsindwe n'urubanza, kuko amaze kubona ko atabasha gukiranuka imbere y'amategeko. imbere y'amategeko abantu bose barakiranirwa. Petero nawe avuga ati, ni gute muha abantu amategeko n'abasogokuruza bananiwe, ndetse natwe nuko yaratunaniye. habigaragaza ko Petero aha yari yamaze kumanika amaboko, ko amategeko imbere y'amategeko adashobora kumukiranutsa. ndetse abwira n'abayako natwe nuko. ati none ni gute abo bayuda bajya kwigisha? abayuda bayigishaga bo bari batari bananirwa. babwira ko umuntu ashobora gukiranuka gukurikira amategeko. birumvikana rero ntabwo ari abakera n'abubu bashaka kubahiriza amategeko, nabo umwanzuro wabo ni ugutsindwa. kandi gutsindwa. kandi rega n'abahanuzi bose Imana yahagurutsaga nta kindi bavugaga, basubiriragamo ubwoko bwa Isirayeli ya mategeko, Imana ikabibutsa kuyubahiriza, biranga birabananira. noneho na Yesu nabwo aje
hano muri yohana ibice 7:19 Mm. nawe abemeza ko aya mategeko batayabashije. Yohana ibice ibice bibiri 7:19 Mm. ngo haravuga ngo mbese Mose ntiyabahaye amategeko? Ntimubizi ko yayabahaye? uzi ko hamize mbonye impamvu bavuga ngo ni amategeko ya Mose yatanzwe na Mose. Mhm. Mbese Mose ntiyabahaye amategeko? Mm. Ibyo ngibyo ntimubizi neza, ibyo Yego. ngibyo niyongereyeho. Ariko muri mwe ntawuyumvira, na Yesu ubwe yarabihamije ko ntawuyumvira. Mm. Niba muyumvira se murashakira iki kunyica? Reka nsubire muri yose kuko nakugiyemo n'ibyanyu. Mm. Mbese Mose ntiyabahaye amategeko? Ariko muri mwe ntawuyumvira, murashakira iki kunyica? Na Yesu yarabihamije. Mm. Mu by'ukuri tugomba gusobanukirwa icyo ijambo ry'Imana rivuga, tukizera, tugatsindwa. hano ibintu uvuze rero sinzi niba bumvishe impamvu Yesu yababwiye kino kintu. Mm. kuko aba bantu bahoraga bahiga Yesu bakajya aho Yesu ari kwigishiriza, atari uko bashaka kumva ibyo avuga, Yego, bamushakaho impamvu. ari ubwo kugira ngo bumve ko agiraho avuga nabi Mose. Mm. bumvaga ko kuvuga nabi, ariko siko ari no kuvuga nabi, kuko munsi ubutumwa yari afite bwo Imana yari igeneye abantu ubundi. Mm. Bo yari intumwa gusa. Mm. Imana yari igeneye abantu ko ari kugira ngo ibyaha bigaragare. Mm. Nta nubwo ari Mose nta kibazo yari afite kindi. Bora ari umukozi w'Imana mwiza cyane, werekana ibyaha abantu bafite. Ariko naho abayuda bo bagashaka kugenza Yesu ngo bamenye ati, bavuge ati niba avuze ku isabato, aciye abahunda ku isabato, Mm. Tayari. bagashaka kumwica. Mm. Niba akijije umuntu ku isabato, bagashaka kumwica. Nakabaza ati se ko mu ndega ko nica isabato, kandi Mose ari we wabahaye amategeko, mubizi mumurwanira, Mm. mwege kimutayubahiriza. Mm. Nuko kubabwira ati namwe mwagashakije kumenya impamvu ibintu mutabyubahiriza, Yego. mugaca bugufi. Mm. Urumva yashaka kubatura muri wa murongo twatangiye tuvuga mu kiganiro cyashize ko bagomba kuzibakana. Urumva we erega kiriya gihe hariho n'abantu biyemera ko bayubahiriza, nk'uko ushize twabibonye by'uriya musore w'umutunzi. Ariko Imana Yesu aza kwerekana uburyo Imana irimo kubabona. Niho tubona yagiye avuga ati namwe aya Mose ntimwayubahirije. Mose yavuze ati ntugasambane, ariko ngenda avuga gutya yuko nunifuza nureba umukobwa ukamwifuza wamaze gusambana. Niho biva. Yego, niho biva. Yavuze ko ntukice, ariko nunarabwira mugenzi wawe ngo wagicucu cyangwa se ukarakara. Nuvuga ngo yaje kwerekana abantu ko ari babi. Amategeko nicyo yaje kugaragaza, kandi uko birangira abantu batabashije kugira gute kuyubahiriza, nk'uko twabibonye mu byanditswe byera. Bavandimwe rero, ikigaragara ni uko niyo haramuka baravuga ati ariko ngewe kuva navuka, akamenya nka wa musore. Uretse ko iki gihe byo ntibyashoboka, kuko ubutumwa bwiza bwamuvuguruza. Kuva navuka ngenda yubahiriza. Hari n'abavuga ngo bayashobozwa na Kristo. Ntawe Kristo yaje kudushoboza kubahiriza amategeko. Yabahakanye intego y'Imana. Urumva Imana yaravuze ngo ntanze amategeko kugira ngo akantu kose kazibwe, abantu bose bagira uteharya, batsindwa n'urubanza. None wowe akushoje gutsinda urubanza, yabavuguruje Imana, ntabwo abigufashamo. Turabashimiye rero abantu badukurikiranye, kandi namwe ndabashimiye uburyo mugaragaje neza uburyo umuntu wese imbere y'amategeko icyo twamwifuriza ni ukuyamanika ko atayashoboye. Ni ugutsindwa n'urubanza. Ikiriho rero ubutaha tuzareba ese umaze kuyamanika urapfa cyangwa urakira. Amategeko umaze kumanika ko akunaniye bigenda gute? Urapfa cyangwa urakira. Ariko mu Bagalatiya atubwira ko ushaka gutsindishirizwa nayo akicamo rimwe birangira apfuye, birangira arimbutse. Kubera iki? Washatse kuyihambiraho, kandi umwanzuro wabyo ni uko uri burangire utsinzwe. Ariko noneho iyo ubwawe
nk'iyo abisiraheli bavuga bati ntabwo twayashobora, aya mategeko turabona yuko imbere yayo ntidushobora gukiranuka, imbere yayo turakiranirwa, bakemera icyo ngicyo. Imana kubw'urukundo rw'umuntu, iyi Imana ikunda umuntu, hari icyo yamuteganyirije amaze gutsira, amaze kwemera ko Uwiteka ari we Mana kandi ari we ushoboye, we ntacyo ashoboye. Kuko aherekeye abisiraheli, Imana yavuga ngo murakora gutya nanjye nkore gutyo, ariko yavuga ati twe ntacyo twabasha gukora, mbese ni nko kujyana mu mitsi, nimukora gutya ndakora gutya. Iyo bavuga ati ntabwo twajyana mu mitsi nawe, ntabwo twagusezeranya ngo turakora nawe uzakore, Imana yari bubone noneho igakora kubw'intege nke z'umuntu yamaze kwemera. Turabifuriza gukurikirana ikiganiro cy'ubutaha, kuko tuzavuga neza umuntu amaze kumanika amaboko ko atsinzwe Imana ikora iki. Mwakoze kudukurikira. Amen.